kandi aya mazi nubwo arimo n'ubundi kigaragara yuko kikiri umweru. Reka dufate iki kirahuri tukigereranye n'umuntu. Nituba kugereranya n'umuntu, dufate aya mazi ari muri iki kirahuri tuyagereranye n'agakiza twahawe na Yesu Kristo. Amen. Aka ni ka gakiza. Ugeze mu ni urugero, ufite urugo urubatse, umugabo aguhaye 1000, ti mugore mwiza nakwiye kurabonye 1000, uguremo ibishoboka toye yuko iri joro ryacye. Nta kintu umugabo yaguhisha, ariko wiyogeye yuko muri abakristo yakuri umukristo ntibikunyuze. Kwa kutakunyura utekeje ngo runaka. Ureye nk'urugero, uko ubona cyo gitonyanga biguyemo hano, urabona gutya gutekereza atari ko ubundi kabandi bagore numva ngo bafite ngo abandi bagabo kurande baba amafaranga bayiposho bagahaga, afite umusheri ku ruhande umugura umwenda mwiza wo kwambara. Ndewe nanjye reka cyo gihe ngo kikimpaza, uyu mugabo gishoboye inshingano ziwe, reka ngira umuntu ku ruhande runaka dukundane ajya nyishurira, yone yishyuye minerivare y'abana mugabo byaramunaniye maze kukavanga. Wararangije ukugenda utukana, ukusambana, ukubeshya, ukujya utenya abantu umurimo w'Imana, ukugenda usenya abakozi b'Imana, ukugenda ubigisamba abakozi bo mu rugo bafata nabi, ukugenda wandavura, nuko wamaze ukagira. Dore ariko nje kukubwira ngo haracyari andi mahirwe, haracyari ibindi byiringiro yuko hano hantu hasigaye kugira ngo huzure umwanda wagiye uvana n'agakiza k'Imana yaguhaye, ko wakongera ukongera ukihana. Yesu ashimwe. Yesu umwami wacu nahimbazwe kandi ashyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu. Ndabakunda, nimujya mwumva ngo ndabakunda umunsi ku munsi ntimukabirambirwe, nuko ndabakunda kandi Imana yo mu ijuru igiye komeza kubampera umugisha. Tugeze mu mwanya mwiza, tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Aba yari bwo bwa mbere ugiye kubana natwe kuri channel ya Evangeliste Esther, wakora subscribe, wakora share, wakora comment, wakora like, kugira ngo umunsi ku munsi tujye tubana nshuti yanjye. Erega umurimo ni uwa Data, ntabwo njye ndi umukozi w'Imana gusa, nawe uri umukozi w'Imana. Buri muntu wese afite impano Imana yamuhaye, buri muntu wese afite impano agomba gukoresha kugira ngo akore umurimo w'Imana. Niyo ukoze subscribe umfashije ivugabutumwa, iyo ukoze share umfashije ivugabutumwa, iyo ujya muri comment umwanya wose ukoresha kugira ngo dukurikirane, nukuri pe ubukoze umurimo w'Imana. Nae mu bizi ukoresha kugira ngo ufungure ibiganiro wumve ikimasha kuvugana nawe, nabyo nivugabutumwa ubukoye mu butunzi Imana yaguhaye. Rero ababikoze Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze kubita no kubagira neza muri byose. Ukuboko kwiza k'Uwiteka gukomeze kube mu byanyu, mujye muhaha muronke, mujye muhirwa muri byose kugira ngo Imana ikomeze ibashyigikire. Rero tugiye kumva ijambo ry'Imana, tumaze dusenge tujye twasoma iri jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uyu munsi narababwiye ngo ntabwo Imana ijya imenyerwa, buri munsi mbahereza bivanye n'igabura Imana yampaye. Igabura Imana yampaye ni ryo mbaha, kandi iyo Imana yemeye ko ndibagaburira nkaritanga ikabyemera, nuko ibona ko iryo gaburo ari ryo riri ngombwa uwo munsi tugomba gusangira. Rero nshuti z'ijambo ry'Imana, bon appétit. Ego kadusenge. Turagushimiye mwami, turagushimiye kuri mwiza bw'icyoro mu izina rya Yesu. Tugushimiye umwanya mwiza w'ijambo ryawe duhaye, tugushimiye ko uri Imana ije guhagarara natwe mu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Ndakwinginze Mana, ibi ntabwo ari inyama n'amaraso n'umubiri, ahubwo ni by'Umwuka Wera. Uha abantu umwuka wo kubatahuza no gusobanukirwa icyo ushaka kuvuga muri iri jambo. Mwami Yesu, ndakwinginze ngo imitima yacu ibane natwe, kandi buri umwe wese uko ari bwakira ijambo ryawe umuhe kugubwa neza mu izina rya Yesu. Amen.
rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Tuyasanga ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu Baheburayo ibice 6 umurongo wa 11 n'uwa 12. Haravuga ngo ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka. Dusubiremo, ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka. 12, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cyabaragwa amasezerano, babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Mana we, dusubiremo 12, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cyabaragwa amasezerano, babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Aleluya, aleluya. Iri jambo ryo mu Baheburayo yatubwiye ngo ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete. Uyu mwete ni umwete wo gukiranuka. Uyu mwete ni umwete ugomba kugaragaza aho abantu bari n'abantu batari, ukagaragaza ko uri umukristo, ukagaragaza koko, ukereka abanyamahanga yuko hari ikindi kintu we wamenye, we batari bamenya, kugira ngo uberere imbuto. Hepfo yavuze ngo kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugera ikirenge mu cyabaragwa amasezerano, babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Munkurikire, hano hari ikirahuri. Iki kirahuri kirimo amazi. Iki kirahure tugiye kukigereranya n'agakiza. Murabona ni ikirahure cy'umweru kirimo amazi, kandi aya mazi nubwo arimo n'ubundi kigaragara yuko kikiri umweru. Reka dufate iki kirahuri tukigereranye n'umuntu. Nituba kugereranya n'umuntu, dufate aya mazi ari muri iki kirahuri tuyagereranye n'agakiza twahawe na Yesu Kristo. Amen. Ubwo wemeraga kuvuga ngo njyewe nzi ko gusambana ari icyaha, nzi ko kwiba ari icyaha, nzi ko kuroga ari icyaha, nzi ko amakimbirane ari icyaha, ukamenya gutandukanya ikibi n'icyiza, ukavuga ati ariko se ubundi ko nari ndi mu byaha runaka, uwabivamo nkagenda nkakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nkagenda nkakizwa nkizera Imana ko umuntu wese uyizera akora iby'Imana ishaka. Ukunda Imana n'uwizera Imana akora ibintu Imana ishaka n'ibyishimo. Turi kugendanamo neza. Noneho wowe uri runaka, simvuze izina kuri kamera, utabona ko Esther ngwanzi nijani ivuga ngo ninjye wa Esther, cyangwa wowe runaka wowe ndi kubwira wowe turi gusangira ijambo ry'Imana, wowe nyine wowe turi kuvugana, sibyo? Wowe uri runaka ufite agakiza wakiriye Kristo yaguhaye, ariko kano karimo hano imbere, ariko abandi bantu batabasha kureba imbere ngo bakabone, ariko kagaragarira abantu inyuma bivanye n'uko abantu bakubona. Iri ni ijambo Imana ifashe turyumve, kandi iri jambo uryumve cyane. Noneho rero uyu ni Esther, uyu ni wa runaka, uyu ni wowe mbwira,
uri kumva iri jambo ry'Imana. Noneho hari agakiza kari muri wowe. Aka gakiza kari muri wowe uri kumva yuko agakiza narakijijwe, narabatijwe, nagiye mu mazi menshi, ndi umuririmbyi, ndaririmba ngahogoza ngo haleluya hosana kabaka, haleluya hosana kabaka. Uko waririmbye ugahogoza ukumva ko ariko gakiza, ndaguhakaniye. Ukuba yuko kuba uri umupasiteri ufite itorero ushumbye, cyangwa kuba yuko ufite icyiciro runaka wagiriwe imbabazi n'Imana igwishimiye umurimo w'Imana runaka, uvuga ati kuko njyewe ndi umuyobozi runaka mu itorero, njyewe impamvu bana nuko ndi umukristo. Oya, ahubwo tubyemeye kuri wari umukristo, ahubwo Kristo yakugiriye icyizere akubonamo ubukristo, ariko kugeza iyi saha ntabwo ukifite umwimerere wa bwa bukristo Imana yarebye kugira ngo iguheze izo nshingano, ahubwo wazigezeho wibagirwa uko wahamagawe, utangira kuvanga ka gakiza. Turi kugendanamo neza? Imana idufashe. Noneho aka ni ka gakiza. Ugeze mu ni urugero, ufite urugo urubatse, umugabo aguhaye 1,000, ti mugara mwiza nakwiye ko nabonye 1,000, uguremo ibishoboka toya yuko ijoro ryacye, nta kintu umugabo yaguhisha. Ariko wiyogeye yuko muri abakristo yakuri umukristo ntibikunyuze, kwa kutakunyura utekeje ngo runaka. Ureye nk'urugero uko ubona cyo gitonyanga biguyemo hano, urabona gutya gutekereza atari ko ubundi kabandi bagore numva ngo bafite ngo abandi bagabo kurone baba amafaranga bayiposho bagahaga, afite umusheri ku ruhande, umuguru umwenda mwiza wo kwambara, ndewe nanjye reka cyo gihe ngo kikimpaza, uyu mugabo gishoboye inshingano ziwe, reka ngira umuntu ku ruhande runaka dukundane ajya nyishurira, yone yishyuye minerivare y'abana mugabo byaramunaniye kuko nda ariyo kriza arimo, cyangwa ari ishuri ry'ubukene wenda muri iyi minsi abari kunyuramo. None uko utekereje ngo wakora nk'ibya runaka, nkagira umuntu ku ruhande tujya dusamana kankorera iby'umugani, uko yacyo gitunyanga cyaguye mubona ka gakiza kahinduye ibara. Ka gakiza wari ufite abantu bazi yuko uri umukristo ukijijwe, muri wowe urabizi neza ko nubwo itorero ritakubonye, nubwo pastor atakubonye, nubwo umugabo watakubonye, ariko wamaze kukavanga, wamaze kugatoba, kahindutse umukara, kahinduye ibara. Ukagira gutya, uri umukristo, uri umuririmbyi, uri ufite inshingano umurimo w'Imana, uri umudiyakoni, uri umuririmbyi, uri iki runaka. Noneho barakubwata ariko se Esther uziko kuwa 4 mu materaniro ari wowe uzantonira iya ndirimbo, ariko ujya n'ijye babonye igihe naririmbiye nibajya bashima nibanyurwa. None ko bya bindi wowe usize mu bwibone use kugira ngo wirwanirire, urongeye urakavanze, urongeye urakanduje. Kandi nje ukubwira ngo muri uwo murimo w'Imana kwa runaka ntabwo ari wowe kamara. Imana yacyafite abakozi, ifite abasimbura. Wowe nuba mu murongo w'imbere nguvuyemo kwara urivume, ntuzongera kwantona, ntuzongera kudirija, ntuzongera gusenga amasengesho ya korari, ureba dusengesha buri munsi basengesho. Reka nkubwire, agakiza impamvu uri mwe amatiku nuko agakiza kawe wamaze kukavanga. Abantu bazi ko inyuma ukijijwe, ariko imbere urabizi neza n'umwuka wera w'Imana muhamanyijwe yuko amaze kukavanga. Nibwo ijambo ryatubwiye ngo kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugera ikirenge mu cyabaragwa. Aba baragwa ni abantu bemeye kuraganywa na Kristo ubugingo boraho iteka ryose. Ukavata Uwiteka, nuhindura umugabo wanjye agakizwa, nzakuririmbira, nzagukorera. Ariko ntabwo ibyo wiyemeje ari byo uri gukora.
turakubona nk'umukristo ariko wowe ubwawe urabizi neza yuko wamaze kuvanga agakiza. Uko wahamagawe bwa mbere ukira mu muhamagaro siko kimeze. Imana idufashe, siko kimeze. Icyo Uwiteka adusaba, aradusaba kugira ngo twirinde kuvanga agakiza. Reka bampereze andi mazi mu kirahure mbahereze urundi rugero. Kubera yuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cyabaragwa amasezerano. Umwana w'ubugingo aragwa amasezerano yo kwa Data. Umwana urinda agakiza, umwana utihinduranya ngo amera nk'uruvu, utagendeshwa na viziyo ngo viziyo yaraje ngo tujyatuye ngo duhengekamo ngo dushyemo kano karo tugire gutya ngo ni muzahana ibihe bigeze ngo rega ngo runaka ngo ari umunyamasengesho ko ngo ntabwo ijya kurima ngo ryiza ngo agira. Reka nkubwire, wowe ntabwo uri umujaji wo kujajinga agakiza k'abantu n'umumagaro w'abantu, ahubwo wowe ubwe ku giti cyawe nubanza wirebe wisuzume, mbese uri umuragwa w'amasezerano? Mbese umutima wawe ukameza yuko uri umwana w'ubugingo? Umutima wawe ukomeye yuko agakiza wahawe ugihamagarwa? Urumva? None se uri kumva umutima wawe uko wahamagawe ukiza mu murimo w'Imana? Bavuga gusenga ukabyumva cyane, bavuga ngo hari igaburo ukarisengera ukabyumva cyane, ariko ubu urasanga bavuga ngo ejo groupe runaka abadiyakoni tuzasenga cyangwa korali zasenga, ariko igihe badusengeshereje bigize abanyamwuka barakabya. Impamvu urimo kujajinga ibyo wamaze kugira gute? Wamaze kukavanga, wararangije. Uko ugenda utukana, uko usambana, uko ubeshya, uko ujya utenya abantu umurimo w'Imana, uko ugenda usenya abakozi b'Imana, uko ugenda ubigisamba abakozi bo mu rugo bafata nabi, uko ugenda wandavura, nuko wamaze ukagira. Dore ariko nje kukubwira ngo haracyari andi mahirwe, haracyari ibindi byiringiro yuko hano hantu hasigaye kugira ngo huzure umwanda wagiye uvana agakiza k'Imana yaguhaye, ko wakongera ukongera ukihana, ukongera ukagirirwa ubuntu. Yesu arakubwira ati noneho genda umene biriya biroha wavomye, ngewe mwana wanjye nongere nkuzurize agakiza. Uko ukora umurimo mwiza, uko usura abarwayi, uko ugaburira imfubyi, uko wishyura abapfakazi, ugenda ka gakiza, ugenda n'ubundi uvuga ati warakoze Mana, warakampaye, ukarinda, ugenda ukuza ugenda utsindagira. None ndakubaza, agakiza kawe karacyarimo neza? Nta bintu wavanzemo? Ese nubwo watawe n'umugabo warakomeje urinda agakiza kawe, cyangwa nawe warakavanze? Ese niba washatse umugabo ari umukene, agutwaye akennye, mubanye mukundanye, wabwira ati sheri nzagukunda, waba urwaye waba uri muzima, twaba dutuye cyangwa tudatunze, nzagukunda karamata. Yesu atugirire neza mubyeyi. Imana iturengere, wa mukobwa wa musore uwo ari we wese unkurikiye, ndakubwira ngo niwumve ugarukire aho ngaho. Hanze ni habi, hanze hari urupfu, hanze hari imbwa n'abarozi, ijambo ry'Imana rivuga. Garukiraho, haracyari andi mahirwe ko wakonye ukagaruka ukamena bya biroha wavomye. Imana ikabigucangurira, ikongera igashyira agakiza kawe ku rufatiro rukwiriye. Uzi yuko wasuraga abarwayi, wagemuriraga abantu badafite shinge na rugero, wigishaga abana bapfa badafite ukuryo biga, witaga ku muntu wese kweka ati mufite icyo ukamwumva, n'utafite icyo umufashisha ukamutega amatwi. Ariko mwigize abanyakigali, mwigize abantu bahayi, mwigize no ku wundi rwego, mwibagiwe ahantu Imana yabakuye.
mwibagiwe ahantu Imana yabasanze, tutazi no kwambara, tutazi no kwisiga pawuda, tutazi no gufunga igitambaro, tutazi kwambara neza, ariko ituvana hirya iyo ngiye kwa Makiri, iravuga ati ngwino nkwigisha agakiza, ngwino nkwigisha gusenga, ngwino nkwigisha umuhamagaro icyo ari cyo. Ariko umaze kugeramo, Imana imaze gusoza isezerano yuko izakugirira neza, ubona yuko umugabo mutagikwiranye, utangira kuvuga agakiza wahawe. Umaze kubona yuko ubuzima bwemewe gatoya, ubona ko umugore Imana yaguye mutakiberanye, uvanga agakiza. Ariko Imana iragusaba ko yaguhaye ubwenge uzi kubanura ikibi n'ikiza, uwaguhereza ibibaho uko ari bibiri, akubwira ati rero ucaguramo ikimushaka. Mbese wacagura uyu mukara cyangwa wacagura ibara ry'umweru? Ndakubaza nshuti yanjye, ese ko cyagihe mukiri mu buzima bugoye, mukira muri shamburete muyibanamo n'umugabo n'umugore n'abana, ko wasengaga, niwe wajya gusenga, niwe wariraga umurimo w'Imana, niwe wari umwinginzi, niwe wavuga ati yemwe ko hari yaje mw'igikuba nimuze dusenge, ariko fere ya mbere y'ucuma kumenya cyo kiri muri kwa maze kukimenya, nawe uwambe kujya kubwira abanyamahanga ibiri kubera mu murimo w'Imana. Yesu atutabare. Kera wagiraga ibanga ariko nta banga ukigira. Kera muravuga ati reka ngende sanga udakoni runaka mwaturire, ndabundumva bikumbwiye ngo naracumuye kagende mwaturire, ariko ubu kugeza isa ntabwo ukiye n'umuntu ujya kwaturira. Uvuga ati naracumuye nakoze ukunuku, akabisanga kuri social media, akabisanga mu miryango yawe ko wamwaturire ko wakoze icyaha runaka. Nje kukubaza, mbese uracyameze uko wahamagawe? Ese nta bintu wavangavanze? Ese nta kuntu wajijishije abapasteri, nta kuntu wajijishije abantu bakari ko kiri umukirisa, ariko ugenda ukwepakwepa gutya ujijisha abantu umwanya umwe ukijya ko ukijijwe? Ariko Imana yabizi yuko wamaze kujya gute, ko wamaze kwandura. Tugiye gusengana Imana. Uracyari umuragwa w'amasezerano? Urumva ukiri umwana w'ubugingo? Ese impande ivuze kavuga ubugingo wabubona? Ngo ngera ngo abantu ngo bamaze mu mutima wa kimuntu, ngo abantu ngo banenga ibikomere, ngo ntabwo ngifasha abantu. Abantu se niwe bazaguhemba? Abantu se kugira ngo wongere ureke ubunebwe, niko ijambo ryatubwiye, ureke ubunebwe wongere umenye yuko uko Imana yakoraga ejo niyo munsi ariko ikikora. Imana imirimo myiza no kwera imbuto, Imana no ku munsi we wa nyuma Imana izakwibukira. Tugiye gusenga Imana. Ese ubu rwo kujya kwa muganga ufite ikintu warembye, abanyamasije bati reka dusengere runaka, Mwami Yesu agaburira imfubyi, yambika abapfakazi, yagaburiye abashonje. Mbese ubu isaha hari ibintu ufite abantu basenga bari kwibutsa Imana, kuko Imana kugira ngo Imana igere ikongera iminsi yo kubaho. Wari tabita kera, ariko wabaye nk'abandi bose, ngo ahinduwe n'abantu. Garukira aho ngaho, Yesu atugirire neza. Ntabwo mvuga ibintu byinshi, ariko wamaze kwiyumva haracyameho ko Imana yagiye gute, yakwambura igikombe cy'ibidandabiranya ikwiye guheza agakiza k'umwimerere. Reka dusenga Imana mu izina rya Yesu. Mana yacu, Mana y'ibambe n'imbabazi, hari abantu biga yuko bamaze kuvanga agakiza, imitima yabo ubwabo aho bari barabyumva yuko agakiza kabo bamaze kukavangamo n'ibindi bintu ugacyuze uko bari bagafite. Ariko turasenze mu izina rya Yesu, uwumva wese akemera, Uwiteka wongere umweze umutunganye, numara kumweza wongere umusubire ku rufatiro, wongere abantu umutima wo gukunda ijambo ryawe, n'umutima wo gukunda agakiza, n'umutima wo gukunda umurimo, wongere utere abantu umwete wo gukorera abanga ibibi ahubwo bakunda ibyiza. Urakoze Mana. Buri mwese uri bumvira ijambo ryawe umwuka wera wo kugira ngo amenye icyo se kuvuga mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom. Yesu abaho umugisha, uko kweza kwima komeze kubana mu izina rya Yesu. Amen.